Amina. Waririmbye ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Kwizera ni kimwe, no gukiranuka ni ikindi, imirimo ni ikindi, no kuba maso ni ikindi, no kwihangana. Kuko muri uru rugendo kwizera hakubiyemo ibintu byinshi. Nk'uko umuntu aba yambaye imyenda akikwiza, ni nako n'umugenzi ujya mu rurembo rwera Yerusalemu akwiriye kwambara. Haleluya. Niwizera nanjye nkizera tuzabona cya gihugu. Ngo kandi iyo ni inkuru nziza ntawe izatugerageza. Yewewe, ntawe izangerageza, ntawe izakugerageza. Iryo naryo rega ni ijambo ry'Imana. Tuba twayiririmbye rwose tugafashwa pe, tugafashwa. Ese koko nta bintu by'amacumu n'imyambi twagiye twitera? Izuba riragerageza abagenzi, imvura ikagerageza abagenzi, imyambaro ikagerageza abagenzi, ibyo kurya bikagerageza abagenzi, abaturanyi bakagerageza abandi, abaririmbyi bakageragezanya, abanyamasengesho bakageragezanya, abahanuzi bakageragezanya, ababwirizabutumwa bakageragezanya. Kandi iyo ni inkuru nziza ntawe izatugerageza. Yesu naturengere kandi atwiteho, adusubize ku rugero rukwiye rw'intumwa n'abahanuzi. Petero na ba Sitefano bo ntabwo bitaga kubagerageza, ahubwo bitaga aho bari kujya. Ntabwo barebaga bumva amabuye babateye, bareba inkero ziri imbere, bareba akarengane gahari, ahubwo barebaga Yerusalemu nshya. Haleluya. Natwe rero muri ubu butayu turimo, mu gihe igicuku kibuditse, dukwiriye kwimuka mu isi. Twamara kwimuka mu isi, tugahanga amaso Yerusalemu nshya, tugafata icyitegererezo ku cy'abatubanjirije. Haleluya. Intwari zaratashye, zamaze kwambuka, ngo ariko ntabwo zari zahabwa ibyasezeranijwe, kuko zigomba kubihabwa natwe twahageze. Yesu Kristo aravuga ati akimara kuzuka ngo ntabwo azongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ngo ahubwo arindiriye yuko itorero rizaba ryavuye mu isi ariho bazayisangira. Icyo gitaramo cy'abera, igitaramo kiranejeje. Icyampa buri muntu wese akongera akareba ku masezerano yiwe yagiranye na Kristo, kugira ngo azabashe gusingira ibyo Kristo yaduteganyirije. Haleluya. Nzanye ijambo rivuga ngo kuba umunyamasezerano w'ukuri. Kuba umunyamasezerano w'ukuri. Abana b'abantu ab'inyangamugayo bajya bagirana amasezerano kandi bakayubahiriza. Kristo yasezeranije umuntu, nawe arayamusohoreza uko byamera kose, arayasohoza. Nubwo hari abantu bajya bavuga ngo ariko ngo ntabwo basohorejwe amasezerano, ni uko bavuye mu mwanya wabo. Yesu yamara kuhajya aza kuzana ibisubizo, agasanga bamaze kwimuka. Hakaba n'aba azanira ibisubizo, agasanga baracyahari ariko batakiri umwimerere, yanabahereza bakabyanga. Kubera yuko
arababwira ngo nimwakire, nimutege ibiganza, abandi bakabyubika yanashyiraho bikagwa, kubera ko barafashe ntibakomeza, kubera yuko ntago bigize baba abanyamasezerano b'ukuri. Haleluya. Icyampa buri muntu wese akongera akita ku isezerano yagiranye na Kristo, akongera akibuka isezerano yagiranye n'Imana agihamagarwa. Iyi minsi rero ndi gutekereza ku ijambo riri muri Yeremiya, igice ni icya 35. Yeremiya igice cya 35 umurongo wa 14. Ku munsi w'ejo niriye nkutekerezaho, ijoro nditekerezaho, uyu munsi nirirwa nditekerezaho. Ijambo rivuga ngo amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, aho yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko jye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira. Yesu natubwire neza. Aya ni amagambo Kristo yibutsaga abantu, avuga ibya Yonadabu mwene Rekabu, uburyo yabwiye abahungu be, uburyo yabwiye abana be ngo ntibazigere banywa vino, ngo ibyo ngo byarakomeje kugeza na bugingo n'ubu. Umwana w'umuntu, umubyeyi waremwe n'Imana, yategetse umuryango we, arawubwira ati bana banjye nimuzongere, nimuzanywe vino, ntimuzajye mu byaha, ntimuzajye mu businzi, mu busambanyi, ntimuzajye mu magambo, ntimuzasenga ibigirwamana, ntimuzareke gufasha, ntimuzareke kwiyiriza ubusa, ntimuzareke gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Ngibyo ngo byarumviswe, ari umwana w'umuntu bivuze ngo, ariko ngo Imana yo yarazindutse ivugana n'abantu, ngo ariko ntabwo bigize bayumvira. Yesu natubwire neza. Ese njyewe nawe iby'Imana yambwiye n'iby'Imana yakubwiye, ibyo yakubujije gukora, bo ubwabo bari kumvira abantu bagenzi babo. Ati bishop wanjye, umuyobozi wanjye, umubwirizabutumwa wanjye, ibi ngibi barabinyemerera. Ese wamaze kumenya neza yuko Kristo ibyo abyemera? Ese wasobanukiwe neza yuko bihuye n'ijambo? Yesu natugire neza. Muririmbyi yararirimbye ngo hariho igitabo kimwe gitangaza ukibona wese, kinaniye benshi kugisoma ndetse kugisobanukirwa neza, ngo benshi bakivugisha ibitekerezo byahibwe n'abana b'abantu, ngo mbega ishyano, bayivugisha ibinyoma. Ngo igitabo ni Bibiliya, kinaniye benshi kugisoma. Yesu natubwire neza. Igitabo Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Kugisoma birasaba kugira ngo dusome tunasenge, dusabe Umwuka ngo aduhishurire. Ariko bamwe muri ino minsi barigisha bagendeye ku marangamutima yabo, kubera icyo bashaka kwerekana.
kugira ngo abantu batabavaho. Ntabwo bashaka kubwiza abantu ukuri. Yesu natubwire neza, turasaba kugira ngo tubwize abantu ukuri butari bwira, kuko ni igihe bugiye kwira, ni igihe igicuku kigiye kuza, buri muntu wese akagenda asitara, akagenda akabakaba. Haleluya. Ngo ariko nubwo igicuku kizaba cyageze, umugenzi nyamugenzi ntabwo azayoba inzira. Haleluya. Ndetse amagambo y'ubwenge azajya akomeza aze muri we. Haleluya. Nubwo ibitabo byose bizaba byafunzwe byakuweho, ariko hahirwa wabikiye ijambo ry'Imana mu mutima we agacumura kuri Kristo. Yesu natubwire neza. Amen. Ngo bene reka bumviye amabwiriza ya sekuruza wabo, abatubanjirije bagenduye mu murongo wa Kristo, basiga ibyabo byose, bemera gukurikira Yesu Kristo, nta kindi barebyeho. Ariko twebwe muri ino minsi turahagurukana imiryango, nibyo ntituyihagurukane, ariko tumenye neza yuko buri muntu wese aziyikorera uwo mutwaro kugera ageze imbere ya Kristo. Ntabwo dukwiye gutsitazwa naho tunyura mu nzira zifunganye, kubera yuko hari abo twahagurukanye bagomba kutubera ibisitaza. Ariko twebwe turasaba kugira ngo dukore dukiranuke, turasaba kugira ngo dutungane, kuko Kristo aho adushaka, aho ashaka ko tugera, ni hahandi, ni nka zahabu cyangwa ni nk'umushimu ukuye mu muriro. Haleluya. Tugomba kugeragezwa, tugomba gucishwa mu ruganda, tugomba kumera nka zahabu iri gucishwa mu muriro, ariko tugakomera tukihangana, tugatiyuka iyo dusinye iyo Kristo aduteganyirije. Haleluya. Ongera wibuke icyo wavuganye na Kristo, ongera wibuke isezerano, wibuke yuko nta konje wigeze ubona. Ababonye konje, ababonye ikiruhuko bamaze gutaha, bageze ahacecekerwa, nta mirimo nta migambi bagifite. Ariko twebwe turacyari mu nshingano, twebwe turacyari mu kazi. Nubwo bamwe twanga gukora tukagera twishakira impamvu zacu, ariko ntabwo twari twasoza inshingano. Haleluya. Icyo twasigarijwe ni ugukora umurimo wadutumye hakiri kumwe nka butari bwira, ni ukugenda i Yerusalemu n'i Yudeya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ntabwo dukwiriye kwicara. Yesu natubwire neza, dukwiriye guhora tugenda tubwiriza ubutumwa bwiza mu masinagogi hose, tubwiriza, tukabwira abantu iby'ubwami bw'Imana, tukabwira abantu ibyo kugaruka kwa Kristo, tukabwira abantu yuko Kristo naza azaba aje guhemba ndetse no guhana, kandi azaba aje guca amateka, kandi ibitabo by'inzibutso bizabumburwa, buri muntu wese uko yakoze nicyo azahemberwa. Yesu natubwire neza. Niba bene Rekabu barumviye amategeko y'umwana w'umuntu, kandi uwo mwana w'umuntu yaratumye, kuko ngo ni ibyasekuruza. Hari n'abatari bari bo muri icyo gihe, ariko bumva amateka ya sekuruza wabo, yuko yababwiye ngo ntibazahwe, ubwo n'abazabakomokaho n'igisekuruza cyabo. Ariko ngo Imana Data yo yaraje irazinduka kare, yarazindutse abantu batari banabyuka, abantu batari bava mu byaha, hanyuma ibategera ku muryango, irababwira ati wowe uje kunkurikira. Reka aho yabwiye, abo yazindukiye ntabwo ari ba bandi bakiri mu byaha. Oya, ni jyewe nawe twasobanukiwe neza yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi. Kandi buri muntu wese azabazwa icyo yari azi gukora atakoze.
kandi buri muntu wese afite umwuka wera umusobanurira akamuhishurira. Yesu natubwiye neza. Ese rucyari umunyamasezerano w'ukuri? Umunyamasezerano w'ukuri ni uwubahiriza isezerano rw'uwo yasezeranyije. Niba nsezeranije Kristo nkavuga ngo ngiye saa moya n'igice nzaba ndahangaha, iyo ni isezerano umugozi nizirikishije hagati yanjye nawe. Uwo mugozi uzahora unkuru. Iyo saha nigera marayika azaza arebe hantu, ese ndahari? Nimba ntahari nyezero kandi nakoze icyaha. Niba naravuze ngo ngomba kujya gusura ngo bagufasha, icyo gihe simbikore, nkirebaho ugiye ubwanjye ngo n'umugozi nizirikishe nakoze icyaha. Dukwiriye rero kongera tukibutsa Imana, tukavuga ngo noneho Mana, dusanze amasezerano y'abana b'abantu tuyubahiriza, ariko yawe twarayishe. Turagusaba kugira ngo dusuye ku rufatiro, ngo dusuye ku masezerano yawe by'ukuri, twongere duhamanye na mwuka nayo yadusange hahandi asange tugihari. Haleluya. Amen. Erega kuba umunyamasezerano w'ukuri ni ukwitwararika, kuko urugendo nitugenda mu mwuka ntabwo tuzananirwa. Kandi buriya umuntu iyo ari mu mwuka aroroha, ntabwo aremera. Umuntu uri mu mwuka aba ameze nk'ishashi. Umuntu iyo ari mu mwuka aba arwaye arembye, akajya mu mwuka agakora, yamara kuvamo n'undi akongera n'akaremba, kubera yuko aba yoroshye, ntabwo ari wikoresha. Ariko twe dushaka kuzana nk'ibintu by'ubwenge, tugashaka kuvuga ngo ariko se biriya ndabanza kubishyira ku ruhande, biriya ndabikora ryari. Ariko ese iyo umuntu arwaye inzara kwita mwica? Ese iyo umuntu arwaye ubuhinge yari yaratangiye buhingwa nande? Dukwiriye kugira ibyo dusiga. Haleluya. Amen. Ariko biracyatwizingitiranyaho, biracyatuzengurukaho mu mpande zose. Rimwe na rimwe reka tujya tunabisiga, ariko twagera mu mwanya wo gusenga nabwo bikongera bikaza mu mitima yacu no mu mitwe yacu, kubera yuko turacyari mu butayu. Ntabwo twari twajyaho Satani atarasa umwambi, ariko ngo muze mwenyine twihererane, usanga ahantu hatari abantu. Burerega igituma Kristo yavuze iryo jambo, aba ashaka ko abantu bimuka. Yesu natubwire neza. Amen. Kubera yuko hari hose hari imiriho, hari urusaku rwinshi, ariko tugomba gukizwa no mu rusaku. Haleluya. Mu rusaku tugakomeza tugakizwa, muri b'abanyamahanga tugakomeza tugakizwa tukizera. Si inshuti yaravuze ngo inzoga zikaduka abantu bagakomeza bagakizwa, abantu bakambara ubusa bagakomeza bagakizwa, insengero zigafunga abantu bagakomeza bagakizwa. Haleluya. Kuko umukristo aguma ku ijambo rya nyiri ijambo kandi agakomeza kurinda isezerano. Haleluya. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Haleluya. Buriya umuntu wese wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, iryo ni isezerano ry'amaraso ya Kristo uba wateweho kashi. Haleluya. Ariko hari abantu batateweho kashi na Kristo, ahubwo biteyeho kashi. Havuze iryo jambo nuko hari abantu n'ubundi bahangwa bo na mwuka wera batabaho umwuka wera ataba muri bo, kubera ko hari abantu bakora nk'abakozi, bakora nk'abakora ikiraka, bakora nka nyakabyisi. Hari abantu badakora nk'abana bo mu rugo, kuko umwana wo mu rugo uko bizamera kose, yarya atarya, yakambara atakambara, ntakabura gukora imirimo yo mu rugo.
natwe rero turasaba kugira ngo turenge cya cyiciro cy'abakozi, tuba abana mu rugo. Data wa twese naba atatugiriye neza nonaha muri kano kanya kuri uno munsi, ariko ejo yatugirira neza. Haleluya. Kubera yuko turi abana mu rugo, kandi umwana mu rugo umubyeyi amugenza uko ashaka. Iyo ashatse aramubwira ati ariko ibisimba ifite none aha ngaha ba wihanganye, tegereza, ariko utegerereza uri gukora. Haleluya. Hari abantu rero Kristo abwira ngo tegerereza aho hantu, hanyuma akimuka akahava. Yaza agasanga nta gihari. Hari abaza agasanga bamaze guhinduka, yari abasize bambaye imyenda byera, imyenda itariho ibizinga. Yaza agasanga bafite imyambaro iriho ibizinga. Yesu natugire neza. Byo kurya by'Imana ntabwo ngo ari ibyo guhereza imbwa. Hari abantu muri urugendo muri no bisi, abantu bari baramaze kuhagirwa ndetse barasizwe amavuta, baramaze kwambikwa imyenda yera, abantu ari abagenzi nyabagenzi, ariko bamaze kongera kwihindanya. Wabareba mu buryo bw'umwuka ubona baramaze guhindana, wabarebesha mu buryo bw'umubiri ugasanga bamaze guhindana. Abo baratokesha izina ry'Imana yacu. Ariko bene data bavandimwe, ntituzemere yuko izina ry'Imana yacu ritukwa duhari. Haleluya. Icyama jyewe nawe tukabigiramo uruhare, ntitokesha izina ry'Imana yacu, tukakubera tukaba ambasaderi. Ambasaderi baba bazagugaruka kwa Kristo Yesu, ambasaderi bavuga neza yuko Kristo uko yarayibera mbere uyu munsi niko akiri. Nubwo abantu batamwizera, nubwo abantu batamukorera, ariko twe dukwiye kuba abagabo nyabagabo. Haleluya. Mu guhamya Kristo tugume mu masezerano. Haleluya. Uririmbye yaririmbye ngo niba uri muri Yesu neza kuba ngo kandi ugume mu masezerano, kuko kuva mu masezerano biragatsindwa. Kuva mu masezerano ni igihombo. Kuva mu masezerano ni umwaka mubi, ni umuvumo, nta mugisha urimo. Yesu natugire neza. Amen. Igihe cyo gutaha kirageze, igihe cyo kugenda kirageze. Dukwiriye gukora, kuko ibihe bigiye kuza, igihe tugiye kwinjiramo hari abatazashobora kukihanganira. Ariko hari abazaba baramaze kwambuka uruzi. Uzi bararwambutse kuko imirimo bamaze kuyikora kandi bari kuyitunganya. Imirimo kandi bari kuyishyira ku murongo. Hari abantu muri no minsi bamaze kuba bari ku kiraro, bari kwenda kwambuka, kubera yuko Kristo ari kureba imiyaga igiye kuza, akareba amahinda agiye kuza, akavuga ngo ariko abantu reka mbanze mbarure. Asante Yesu. Kubera yuko iminsi ishe irashaka intwari, irashaka umugabo w'intwari, irashaka umugore w'intwari, irashaka umukobwa w'intwari, irashaka umusaza w'intwari, irashaka urubyiruko rw'intwari. Yewe aka gahe turimo tukabyaza umusaruro. Buri muntu wese ashaka ubwihisho, buri wese ashaka imbaraga zo kugira ngo utazambuka mbere, azaba afite imbaraga zizamucisha muri biriya. Kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushobora kujya kuri Satani mu mujyanye. Kandi yaravuze ngo inzira nyuzemo wese agomba kuyinyura. Ariko se tuzayinyura turi bantu ki? Tucyambaye umubiri, uyu mubiri dutinyisha, uyu mubiri usoza tukiganyira, uyu mubiri urwara tugacika intege, uyu mubiri urwara tukagabanya ibihe byo kubana n'Imana. Yewe mubiri we,
uyu mubiri tuwange, umubiri tuwureke, nubwo tuwusiga, nubwo tuwugaburira, ariko umubiri ntabwo uzabona Yesu. Haleluya. Uyu mubiri ni igifuniko, uyu mubiri ni ikote ritwikiriye inyama n'amaraso, kugira ngo isaha zitarya kugira zituvoma amaraso uko zishakiye. Ntabwo uzabona Imana. Nubwo tugora, ariko dukwiye kurinda ubugingo bwacu. Haleluya. Kandi ubugingo buri mu masezerano ya Kristo. Haleluya. Kuko yaradusezeranije ngo uwitanga niwe uzabona ibihembo, kandi azabona ingororano. Niwe uzinjira mu gitaramo, niwe uzabona ibyasezeranijwe. Haleluya. Amasezerano yose ku Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Bene data, turabona amasezerano kandi turabanyamugisha, turabona umumaro mu maraso ya Kristo iyo twumviye umwuka wera, kandi iyo twemeye kwiburwa na mwuka wera turahirwa. Haleluya. Kuba umunyamasezerano w'ukuri kandi ukaba umunyamasezerano w'umugisha. Wowe rero urindire kandi uhange amaso, wongere urebe icyo Kristo aguteganyirije. Ongera usubire muri za nyandiko, za zindi wandikishije, za zindi usezerana n'Imana, wongere uzisubiremo, urebe se amasezerano narasezeranye ndacyayubahirije. Nusanga utarayubahirije, wongere ubwire Kristo ati noneho Data, ngarutse imbere yawe kandi nje natsinzwe, nje gusubukura ikivi nari naragishyize. Bene data bavandimwe, aho kiriya kivi twagisize ni ahacu. Ntabwo twari twava mu iyi si ngo abandi nabo basubukure hariya hantu. Niba koko hari aho twasize dusubikiye, niko tugomba kuhasubukura tugakomeza. Yesu natubwire neza kandi atwiteho, yongera atugarukeho. Ongera wibuka amasezerano. Uko wibutse Imana amasezerano yagusezeranije, nawe ubanza urebe se koko ibyo nayisezeranye nabikoze. Yesu natubwire neza. Data wa twese, Imana yacu bwite, umurengezi, umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Abana b'abantu babasha kubahiriza amasezerano bagiranye, bayahawe n'abantu buntu Mwami, ndetse ntabwo aribo bayababwiye, ahubwo ni amateka bumvise barayubahirije. Nawe rero ngo warazindutse kare cyane, utangira ubwira ubwoko bwawe, uduhereza amasezerano, natwe turayakira. Kristo rero, hari uko twaba twaragiye tugava mu masezerano ari nta mpamvu. Data, ongera utubabarire,